oya ndakaje man ngiye kwisa umugore ndeba birambabaza urumva man ese man wandetse man nyina ave nigende ngo nabuguyemo hariya man neba hanu uri kunjyana nyine neba hanu uri kureba umuntu aguyemo hariya urabona byagenda gute wagiye utworoshya ibintu man neba iki cyo man yaraje gutuma ngwamo neba hano hose ari kunyirukanga na njyana uri gusunika mama wawe bingana gute ziko nawe ibintu uri mutabizi bakuroze oya nagende uko yanyirukanye nanjye nakubonye none umwishiye kumutwarira umugabo none Nengano shamite ngore yanyirukanye nakubonye ubu nyine yarazibonye ngo nyine ngo napfanye nashize nagende ndashaka kumenya uyu mupapa musige mubana nk'umugabo n'umugore cyane rwose umugabo wa nyoko n'umugabo wawe none ndombe nagende yawe none se umama wawe mugize inzererezi yari afite urugo oya nagende ngaho umwana na nyina bapfuye umugabo iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent ntekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana I love you so much come to me je t'aime trop nalinga mingi wana manzi na Innocent nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri muraberanye manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye. Yes, nonge kwa ikaze bakunzi ba Manzi na Innocent TV. Nanone ni mu masaha akuze cyane mu masaha busa nkaho bwije ariko nanone no kuvuga ngo ahantu turi tugarutse n'ubundi ni hane nababwiye mageragere ndi kubakurikirana muri no minsi kuya nkomeze menye wagwana ibiri kugenda bihabera. Niyo mpamvu rero nce ku mpamvu bamaze kunangariza bambwira ko wa mwana w'umukobwa muramwibuka umwe basanze ngo ari gusambana n'uwo twakwita papa we cyangwa se umugabo wa mama we ngo akakanya ashobora kuba asigiye abana na wa mugabo. Twabonye wa mugabo yirukana umudamu we tugira ngo birarangiye ariko namaze kumenya ko wa mugabo asigaye abana na wa mwana we w'umukobwa. Bivuze ngo umugabo yirukanye umudamu yizanira umwana. Ntago byoroshye. Reka tugire rero tumenya ngo bimeze bite, tumenye ngo gahunda hari ni yihe. Buri kimwe ku kindi tukurikirane buri kimwe cyose mu gikurikirana hano. Murabizi ko Manzi na Innocent TV ni yacu ni yanyu mwese cyo turi kugenda tuzamuka dutera imbere namwe mugira mu ruhare biba bigaragara neza kandi bari ibintu by'agaciro cyane. Ntabwo ndi butinde mu magambo bari gukina n'abatungana n'ubwo bimeze bite gahunda iri hano ni tugende ku kimwe cyose gifata. Sheri we unano reba narenzi ko nawe unano reba ubone buretse hari umunyafu wambwiye ngo buretse ntabivuga bakanye narabivuze none se bigenze gute mama ko duheruka we bakwirukana hano hageze gute umukobwa asari hano gute reka nkubwire nari ngarutse kureba utwanjye nasize none nsanze wa mugabo ari kumwe n'umwana wanjye di basigaye babana yego mana nyagasani dore amakuru aya ngayo sinayasiga niko muko usundi witwa ntago mbisi ko my nake ko mwabwa kari umwana avuze ko oya man wikwita Yesu we mananje umva se akabigase ko nakeza abantu bashinguye abasazi bane b'abagore none abantu bashinguye umusazi nuko urabona uri gusenyera mama wawe nagende nyine usenyera mama wawe azagaruka hana bashishe dore uyu mwene na ubitse dore none se inkoni ni iki iyo ngiye gucana umunyavu ndawu inkoni gasigara ibintu uri gukora mama wawe ni ibi ntagaruka rata ntagarukana dore wishyuye mubana nk'umugabo n'umugore ibeshye urengano shamite nkwereka yanyirukanye nakubonye ubu nyine yarazibonye ngo nyine ngo napfanye nashize nagende ndashaka kumenya uyu mupapa musige mubana nk'umugabo n'umugore cyane rwose umugabo wa nyoko n'umugabo wawe none ndombe nagende yawe none se umama wawe mugize inzererezi yari afite urugo oya nagende ngaho umwana na nyina bapfuye umugabo
none se ntabivuga mukanyita umusazi ngo nayanjye ngo ndi kubeshya gabanya amahane manza numve aho ikibazo kiri buretse man nyine man manza wumve nyine manza wumve man umusore byabine birangwa munsi so muhereze buretse man twari ibintu gake man ibintu urimo nawe umenya nawe utari Mana yanjye ibintu none ndi kubona nago mamuno numvaga ntagomba guhara inzu yanjye ariko urasunika ase man ako nagasuzuguro man ako nagasuzuguro brother man uzana ibintu byo kumusuzugura kandi mwarabyaranye narakwirukanye dore wowe nta kintu gikene hano siko nakubwiye ariko se koko warakumena umutwanjye man uwo mugongo ukubita uzi ko ari umudamu uwo mugongo ukubita urabizi ko ari umudamu cyangwa nyine yose man zazo ni imikino ndakwereka nawe ariko mbwira usanga ibintu urimo n'ubucucu man oya ndakaje man ngiye kwisa umugore ndeba birambabaza urumva man ese man wandetse man nyine ave nigende ngo rebuguyemo hariya man neba hanu uri kunjyana nyine reba hanu uri reba umuntu aguyemo hariya urabona byagenda gute wagiye utworoshya ibintu man reba iki cyobo man yaraje gutuma ngwamo reba hano hose ari kunyirukankana njyana man bega man ibintu murimo ni ibiki urumva yagiye ibintu murimo man ntabwo bari bikwiye mobera sha kugire mu nzu zagaruka n'ubi bana yanje nawe ubusenye mama wawe neza winjira mu nzu yanjye ngiye nungubite uko ngiye icyo nshaka kuganira namwe uganira iki niba usige mu bana gute kuganira n'itegeko se sitegeko ko mu byo baba sigaye babana iki se nye munyumvire muze mani ibintu biteye agahinda ngiye iyo mbonye umuntu akwita igitsina gore ndababara habese nyine mu bintu zaki man iki kigabo bajya barakiroze man man urase uri gusunika mama wawe bingana gute ziko nawe ibintu uri mutabizi bakuroze oya nagende uko yanyirukanye nyine nakubonye none umwishiye kumutwarira umugabo none nako nawe najyanye uhora mu gakanzu kamwe none nawe ushaka kumbona ngewe nakubwiye ngo birashoboka ko ngiye nta n'impamba koko ndetse wa mugani urugo simwarufatanyije imyaka iki se n'imyaka yose nabaye ahangaha n'abana ubu sinye iminsi wari umaze wari uyifite akibazo kuza gufata imyenda agasanga uri kumwe n'umukobwa we ngo umusigiye mu bana yamwanga kumva neza koko no kubona ntabwo n'ibintu mfite ubu ntabwo ariko mu bintu ukora uyu mukobwa mu bintu Simana wariye ibiki mana nyina wariye ibiki mana ntabwo ubona icyo nkore si umukoboyi mana uyu mukoboyi kweri ngo uri umwana ufite ibere ringana gutyo mbega umwana ufite ibere rigeze wagira ngo ni umutaka mana we mbega urugo aho umwana asenyera nyina mbega baba we noneho ari urutoki bamvunye none bari umaze gukeka urongeye ntababwira mukagira ngo nayanjye none si ubwo ngubwo hari icyo mutabonye njyamba nabibonye aha nta kundi nyine ese wari umaze iminsi ubahe aha ko yajya nyine buretse kugera ni ukumutwara gake kuko nabonye barariye amavura ahubwo ndi kwibaza umaze iminsi ubahe iminsi mbahehe se wa muntu we ko nabagiye bwije niyo buke yewe byihorere nari naragiye ngo ngarutse ku none ko yantoronganyije se nkatorongana nkagenda ubwo nari ngarutse ngira ngo byibuze wenda yaba yangirira imbabazi none nsanze nta kuntu byagenda urukundo ni urukundo sha ibintu bizabagaruka ibi bintu bizabagaruka sha ibi bintu bizabagaruka mani ariko si umugabo ubusa kamano ushaka kamera twitayire ntugaruye umugore uriya umugore se nawe uramugaruye ntabwo njye umugaruye ngewe nanje kuyunganiza kamera umbwire twitayire mani kuko izi ntambara zabo ntabwo nazishobora mani we mukubita umva nyine umbwire mani
Njye nabyoroye. nta kandi kazi ugira wo wakora nta kandi kazi ugira ibi ntabwo mbikora nk'akazi. ubikora nk'iki? Nuko nkunda kuba abantu bakora amahano. hanyuma waretse ngabanza nkavuga se. Nyine reka hanze mvuga. uvuga se iki? ubu mfite uruvugiro wowe. Inkora ariko kuko ndabona intoki zisa nabi bro. Amazi wabakatasi. Izirasha. Wende iki? Ese abandi baskropa zino saa 12. None kare wowe untegeka uko nkora wagikatasi. Icucu gusa. Muko urumva nasoni ufite kweli? Izekize. Ekada. Urashaka amkatasi. Shemani. Sise byoroshye man. Nawe ibintu urimo na gatego nago bizi. Ibintu by'umugore n'umugabo ni wabyishinga. Niko mwabantu mwuretse by'iki gihe ibi mwabibonye hehe koko? Nanjye onomye. None nkatekereza ko umujinya yawutewe na cyage nawe yagufataga. Oya ariko se ko ari we nabanje gufata njyewe nta kibazo nari mfite. Akora ngo umugabo yagucima ako nanone umugore wacinye umugabo we biba ari ibindi. Bibaze ko njyewe nta birenze nari nagiye gukora nta nubwo nari nagiye gusambana njyewe nari nagiye kuganira bisanzwe. Ubwo rero ntago ntekereza. Oya njyewe hoya. Ntabwo ibyo njya mbigenderamo. Ese ubu nicyo babwira abantu bari kukureba basindukira ubabwire. Nabona ibikubayeho nubwo nawe uri umunyamafuti ariko se mubyeyi. Oya njyewe ibyambayeho ntabyo uretse ko ibaze kubona umukobwa nci nyuma kuri navuga se kuri se. None se ko nese ushatwa ko umwana yarongoye umwana ni mukase none se nta kibazo none ababizi batubwire umugabo undi iyo papa washatse undi mugore uwo mugore aba ari mukase hama iyo mama washatse undi mugabo we uwo mugabo aba ari iki mama ni mukanye na nta kibazo ako ndumva bivugitse nabi nawe aba ari mukase ako byura disi numye unasekamo yewe none se rega narababaye rwose narababaye ndebera kugira ngo umukobwa wanjye nci inyuma nanjye nizeye ngo mfite umugabo nanjye ngo mfite umwana reka data ntesha agaciro bigeze hariya bise koko wowe ni ibibazo agahinda karanyishe. urateganya kujya kumurega urateganya gukora iki? ubu se wa muntu we kurega yewe byarandenze. Ndagenda nagera yakoze ko atari umudamu wawe tukaturi kwigana muganirire kure y'urugo rwanjye nta mushaka ndure burije ngiye kuryana n'umugore wanje ari masaye kuryama bahana mugiye kugira kiganiro gukora mugere mu gikore hari atari ku rugo rwanjye abantu bose baramenya ko umunsi nashatse ngo nashaka twigire mu nzu shaka amasaha y'amasaha n'ura mugore ajya aho muri se yaje namutumyeho nagutumyeho sha dore karana ko ngo twigire mu nzu tutajya mu nzu tugenda sha abagabo barabuze sheri ariko mama ibintu bibabaje mama sorry ariko mbere y'ibindi byose sorry ahubwo umuntu ni kwibaza wenda kugira ngo mbe nanakureka wenda ushaka naho kurara sinzi nimba aho wararaga bakigwa icumbi cyangwa se wenda ufite ahandi wabonye simbizi hama ndi kugira ngo menye nicyo ugiye gukurikiza muri aka kanya. Ubu ndi kumva nyine ngiye gutaha uretse ko ngewe mbabajwe n'abana banjye nasize niba uriya mukobwa wanjye ze navuga ngo ni umukobwa wanjye kuko ubwo nabyo ni umugore w'uriya mugabo niba ubwo nyine ndagiye ntago nzasubira inyuma reka niba zabarera nabarera zabarera. Ugiye kuba hehe? Ubu ngiye gusubira iwacu mu cyaro. Iwanyu mu cyaro ni? Nyamagabe. Ugiye Gikongoro? Ngiye Nyamagabe rwose. Abana ubu ngubu ndabasize nyine. Ni bakuru kujya basigara? Nihe. Oya ntago ari bakuru ariko nyine nta kundi none se ko se yabanyimye nakora iki? Bakunze ba Manzi na Innocent TV rero murabona ko ibintu ntago yabyoroshye gusa ngiyewe mu by'ukuri sinjye kubabeshya ibintu mboneye hano birambabaje ko umuntu w'umubyeyi yegwena nawe yakoze ikosa ariko ntabwo numvaga ko umwanzuro waba ari ukumwirukana cyangwa se kumuteza abantu ku gasozi nk'uko birababaje ariko nyine nanone nuko ibyashatse kuba biraba reka rero tuzibonera mu biganiro bitaha gusa musajya n'umubyeyi agera aho agiye amahoro kuko ntabwo byoroshye kandi amasaha nayakoreye bwije cyane tubona n'ubutaha rero bye.